icyo wavuze ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisoza. Tugihagaze dusenge Imana. Mana turagushima, izina ryawe nirishimwe. Akira irishimwe bivuye mu ndiba y'umutima, kuko uri Imana yatanze umurimo kandi niwo uzawurangiza ukawusohoza. Kuri Imana igambirira igasohoza, uri Imana yihagije ntutira amaboko, kandi imbaraga zawe zaragaragaye. Twarakubana tubona ineza y'Imana yacu, tubona uri Imana y'imbaraga nyinshi, kandi niko kuri amahoro yacu. Akira ishimwe, zamukira imbere yawe riguhumurire neza ko warenze umukwe n'umugeni, ko warenze imiryango yo uyu munsi itorero uturemeye ibirori, natwe turagushima. Haleluya, izina ryawe nirihimbazwe, nuhimbazwe uri Imana nyamana, kandi uri Data wa twese mwiza. Turatanze uyu muhango wera, ushyigikira umuntu wese te gahunda yo kugira icyo akora, kandi imirimo igaragarire mu zitura izina ryawe. Bwiza bw'Imana bukayangane, atarigana biharinganize. Imbaraga zawe zimenagura imigambi mibi, tesha agaciro ikintu cyose kitavuga Imana. Izina ry'Imana rihimbarizwa ahera ku rusengero, kandi gutabara kw'Imana yacu komeze kuboneka muri uyu mwanya. Urakoze, tugukomeye mu mashyi kandi tukuvugirije impundu, tuvuga ngo ni wowe Imana yacu. Zose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen, amen. Bari bahumugisha baririmbye bigenda kugira ngo ducunguze uburyo bwite. Amen. Abantu bakijira reka bahindirimbye imwe. Biruta
ifite imbaraga zihagije nawe ukeneye uyitera inkunga ahubwo Imana iba yihagije mu gihe cyayo irakora n'uyu munsi yarwanye kandi yatsinze twayikomera mu mashyi se tukayishimira dusabe rero Bonane na Debora bahaguruke mu mwanya yabo kugira ngo tubahe ikaze muri uyu mwanya mubashimira Imana mubakomera mu mashyi cyane mufashe muhagurutse neza mudusuhuze muri ya minota y'abakore mudusuhuze haleluya amen nakoze cyane bagihagaze dufite ababambariye bereye kuri pare na marene nabo bahaguruka bakadusuhuza haleluya bagihagaze twiyegereze kandi abasore n'abakobwa nabo bambariye kugira ngo nabo tubahe ikaze muri iri teraniro mwafasha bose tukabakira murakoze cyane abandi bicare hasigaye abageni bacu Debora na Bonane dusabe imiryango yombi ari ku musore w'urukundo Bonane n'umutoni Debora abo batoranyije kugira ngo babahamiririze twemerere ko tubasezeranye bahaguruka tukabaha ikaze ku muryango wa Tony Debora no ku rukundo Bonane arakoze cyane kwiyamamaza ko wicaye turashaka n'undi wa kabiri ngo muduhamirize ko yego bakoze cyane wowe uhagarariye Debora ntacyo mugume muhagarariye ndashaka kwa Bonane ahanze turashaka kubaza ngo ibisabwa byose mwarabitanze nta kibazo twasezeranya abageni babo mbonye ko mwise mugira gutya mubakomere mu mashyi mubashimire cyane ni abantu beza ni abarokore kandi ni ukuri nzi ko baba babikoze mwongere mwicarire dusome ijambo ry'Imana dusanga igitabo cy'Itangiriro igice cya mbere n'umurongo wa 27 tuze gusimbuka dusome ibice 2 n'umurongo wa 18 tuze gusoma no muri Mariko ibice 10 tumwa bwizwe bwanditswe na Mariko ibice 10 n'umurongo wa 7 tuze gusoreza mu gitabo Paulo yandikiye abakorino ba mbere ibice 11 n'umurongo wa 11
tuganire kuri ayo magambo umwanya mutoya kugira ngo tuze no kumva indahiro z'abana bacu. Reka dusome, haratubwiye ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze n'ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite ishusho zirimo imbuto twacyo bizaba ibyo kurya byayo. 2:18 aratubwiye ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiye. 21 aravuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu uticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. 24 haravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Dusome ubutumwa bwiza bwo bwanditswe na Mariko ibice 10:7. Haratubwira ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bigatuma baba batakiri babiri ahubwo bababaye umubiri umwe. Nuko Imana yateranyije hamwe umuntu nakagitandukanye. Bandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino ibice 11:11 aratubwiye ngo ariko mu mwami wacu umugore nabaho hatariho umugabo, niko n'umugabo atabaho hatariho umugore. Nk'uko umugore yakomotse ku mugabo, niko n'umugabo abyarwa n'umugore, ariko byose bikomoka ku Mana. Tuvuge ngo amen, amen. Ndashaka kuvuga inkomoko y'ubukwe. Inkomoko y'ubukwe dutaha buri wa gatandatu cyangwa se mu yindi mibyizi. Ese bukomoka he? Nashoboka kubona Bonane na Debora bicaye hano kumva ni ibintu bisanzwe, ariko ibi biba byavuye mu bushake bw'Imana. Mu bushake bw'Imana, ni Imana ibibirimo, ni Imana ibitera inkunga, kandi babifite n'imbaraga. Niyo mpamvu ari mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya twabonyemo amagambo avuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugabo we cyangwa umugore we, ngo bombi bakaba umubiri umwe. Hanyuma hasi hakavuga ngo gukanda bw'Imana yafatanije hamwe, ntihakagira umuntu ugira gute gitanga. Imana imajije kurema Adamu, Bibiliya itubwiye ko ngo yamuzaniye Eva, imukura mu rubavu rwe, iramumushyira mu mbaraga zayo, mu bushobozi bwayo, kuko yabonaga ko akwiriye umugore. Bibiliya iratubwira ngo kandi ngiragije ngibaha umugisha. Ibaha umugisha, irababwira icyambere ngo mubyare kandi mwororoke. Urubyaro, abana ni umwana uturuka ku Uwiteka. Naho n'abana bari mu masezerano Imana iba yasezeranije umuryango, iba yasezeranije urugo, iba yateranije uwo munsi. Irangira babwira ati ntago ari ukubyara gusa,
ahubwo mbahaye n'umugisha mu bimera byo ku butaka. Imbuto zose z'ibimera zo ku butaka ni izanyu, zijye zibatunga. Iranje kandi ntabwo ari uwo mugisha gusa yabahaye, ahubwo yarababwiye turetse n'ibyo mu mbuto zo ku butaka n'ibindi, ahubwo n'ibyo mu kirere, inyoni, ibiguruka, byose ni ibyabo. Iranje irababwira ngo ntabwo ari ibyo mu kirere gusa, ahubwo n'ibyo hasi mu mazi nabyo ndayibaha. Ibyo byose bikwiye gutunga urugo rwawe. Ndagira ngo rero ubwoba bujye bushira. Ejo bundi mushumba umwe wadusuye yaravuze ati iki gituma abasore n'abakobwa mudashaka ngo baba bakiri mu mibare ngo begeranye ibintu bavuga ati n'ibizavamo n'ibizakunda. Reka da ubwoba nibushire. Imana yatangije urugo, itangiza umuryango, itangamo n'umugisha. Iravuga ati mu mugisha mbahaye harimo kubyara hungu na kobwa, harimo n'ibizabatunga ari ibyo ku butaka, imbuto, ibimera n'ibindi, ari ibyo mu kirere n'ibyo mu mazi. Ibyo byose ndayibahaye kugira ngo bizabatunge. Niyo mpamvu ubona urugo turashimira Imana. Haleluya. Ese turi kumwe? Niyo mpamvu ubona urugo rutangira ubona nta kintu, bafite inkunga zituruka muri mwe ku babyeyi, kuko biravuga ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi, bakagutera inkunga, bakagushyigikira, bakaguha inka, bakaguha amafamu, bakaguha imirima, bakaguha ibintu byose. Ariko birikatubwira ngo ariko umugore witonda ubaha Imana ngo umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Iyo wagize umugisha Imana ikaguha umugore ubaha Uwiteka, byose biraza. Haleluya. Niyo mpamvu uzabona ingo nyinshi zitangira nkoresha irihe jambo zidafatika, zidafite, zidahamye. Niyo baba ari abantu bakomeye, ariko mu gihe gitoya ukabona Imana yatanzemo umugisha, ukabona abana baraje, ukabona amatungo araje, ukabona imirimo iraje, ukabona amazu araje, ukabona amamodoka araje. Ibyo byose ni ibikomoka ku Uwiteka, biba biri mu masezerano y'Imana. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo ababiri baruta umwe. Bya bitekerezo byawe wenyine Imana ikuzanira undi muntu muhuza kugira ngo mubashe kumvikana. Kwa kundi ababiri baruta umwe mugatangira kugira ibyo mwegeranya bifite imbaraga, kamubwira uti ndifuza ko dukora iki kugira ngo dutere imbere, ndifuza ko dukora iki kugira ngo turemere abana bacu bazadukomokaho, ndifuza ko dukora iki kugira ngo tugire iterambere ry'urugo. Biriya byose Imana yarabitanze mu bwenge bwayo. Hanyuma uko bigenda biza niko Imana igenda ibiha umugisha. Muvuge ngo amen cyane. Uwo mugisha rero icyo twe dusabwa n'umugabo n'umugore, ndimo ndabwira mwebwe muri hano, ni ugucunga no kurinda iby'Imana yaduhaye. Abantu rero bijya bibananira, ndibuze kubihagera, mbabwira ikintu kijya gituma ingo nyinshi zisenyuka, mbabwira ikintu kijya gituma ingo nyinshi wumva hajemo divorce, ni umurengwe w'iby'Imana iba yarakoze. Noneho muri wa murengwe w'iby'Imana iba yarakoze ugatangira kureba umugore wawe ukavuga uti ntabwo tugikwiranye, ugatangira kureba umugabo wawe ukavuga uti uyu yavuye he, nuko wasaga cyangwa baragutubuye bazanye ya photocopy itari yindi yawe kandi atari we twabanye twasezeranye kuri zera tariki. Ibyo bituma Imana irabara, kuko mu mugisha Imana yatanze. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo uriya mugabo n'uriya mugore ntabwo bakwiye gutandukana. Iki Imana yafatanyirize hamwe nekagira umuntu ugira gute ugitaha. Reka twongere twibukiranye mu mugambi w'Imana. Imana ishima ko habaho urugo, kwari kugira ngo abantu tubyare abana bubaha Imana, kandi muri uwo mugisha Imana itanga muri uko kubyara abana bubaha Imana, turi buze kureba mu nshingano z'umugabo n'umugore ko abo bana bakwiye kwitabwaho. Ariko uyu munsi nekereza ko byamaje guharirwa umwe, undi nkaho bitamureba. Ariko mwebwe mwagira umugisha mukaza hano mu nzu y'Imana muri ubukwe bwa mwene data Debora ndetse na Bonane. Reka nongere mbibutse ko mu mugisha Imana yaduhaye dukwiriye kuwurinda, tukarinda uriya mugisha Imana yaduhaye, tukarinda ibyo twagezeho. Kuko nekereza ko muri kwa gushinga urugo, muri kwa kundi Imana ikubakira, hari ibintu Imana yagiye ikora kandi bifite imbaraga kandi binafatika. Niba warashakiye mu bukode ukabona ubwo bukode Imana ibugukuyemo, muri kwa guhuza k'umugabo n'umugore, namwe Imana ikagira ibintu ibaremera, ukabona uvuye mu bukode utashye iwawe. Muri kwa kundi utashye iwawe ukaba utari ufite aho ushobora gukororera, ukabona Imana iguhaye aho kororera,
ikabiguhaye aho guhinga, ikabiguhaye ubucuruzi, ugashinga iduka rimwe, ugashinga irindi hariya. Biriya byose biri mu mugisha Imana yaguhaye. Nicyo gituma rero Bibiliya itubwira ngo umuntu azasiga se na nyina yakundaga, yabanaga nawe. Ntabwo ari Bonani umusize gusa, ntabwo ari Debora umusize, ahubwo bose baba basize. Ahubwo Bibiliya ikatubwira ngo umuntu wese ngo bakagenda Imana ikabashyira hamwe. Ko ntekereza ko uyu munsi Debora ntabwo ari gufate Bonani ngo amujyane iwabo. Niko mwabibapangiye? Nabonye ababyeyi babo mwapanze ko uyu munsi bari gutaha iwabo. Umutubwire mwabapangiye, mwabahaye icyumba. Kandi ntekereza ko Bonani atari gufate Debora ngo amujyane iwabo, ahubwo Imana yateguye aho bazahurira. Haleluya! Aho ngaho igiye kububakira, igiye gukomora umugisha wabo. Aho ngaho Imana igiye gukorera imirimo n'ibitangaza. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Babyeyi, mwubakira abana banyu, ni byiza, mubareke bagende, mubasure, mubaganirize, ariko kandi nimuzabe nomero ya mbere yo kubasenyera, yo kubashwanisha, ahubwo muzabe nomero ya mbere yo kububakira, kugira ngo urugo rwabo ruzahame kandi ruzakomere. Turashimira Imana uyu munsi ibyikoze, kuko ni mu bitangaza by'Imana. Ni Imana yatangije ubukwe mu Edeni, yabonaga Adamu kavuga ati si byiza ko uyu muntu aba wenyine, ahubwo reka muremere umufashe ugize gute mukwiriye. Mu myaka myinshi ari abasore bacu, ari umukobwa wacu baba bamaze, niyo mpamvu baririmbye ngo turashimira Imana. Umuntu wese afite ishimwe ry'Imana yagize gute yakoze. Mu gihe aba yaramaze, mu myaka bafite, mu gihe bamaze ku isi, ariko Imana ikagenda ikamushakira umufasha ugize gute umukwiye. Ni uwo nguwo. Kanongere mbibutse ko uwo nguwo ufite ni wo wawe, uwo mugore ni wo wawe, uwo mugabo ni wo wawe. Nubwo Satani agenda kwereka ko atari we, uriya ni umugambi wa Satani. Satani ikintu abagambiriye ni ugusenya urugo rwawe, akakwereka ko mudakwiriranye, akakwereka ko atari uwawe. Ariko kijya gihe mumenyana, mukundana, mu bice bitatu bigize, hari ukumenyana, mukava mu byo kumenyana mugakundana, mukava mu byo gukundana mugafiyansanya, umwe akakundi mubyita, sinzi ukuntu mubyita, njya mbibona mu rubyiruko cyane, ajya mubyita gutera ivi, mubyita gupropose, mubyita ngiki. Aha, ibyo bikavaho, kamubura uti ni wowe nihereye, ni wowe munze, ni wowe numva nabana nawe. Iriya jambo riturutse muri wowe ukwiye kuri hagaciro, kuko uriya mukobwa ubwiye ngo ni wowe nkunda, nakubwira ati ni wowe nkunda, ku isi yose uba waramaje kureba maso Imana yaguhaye, ukavuga uti mubona agendanye nabo, mubona iganye nabo, mubona acuruzanye nabo, mubona aguriye, urabaruta. Niba ubaruta rero, ni wowe misemo uyu munsi, ugiye kumbera umugabo cyangwa ugiye kumbera umugore. Ibyo muvuganye mwemeranyijwe imbere y'Imana irabyandika, ikavuga uti nta wundi ni wowe. Rero sinibaza niba bigeraho ukagera ukavuga uti burya naribeshye. Waribeshye guteze? Hari undi wagutekerereje? Nta bwenge ufite bwo gutekereza, uribeshye gute? Gushaka nabi, kubaka nabi ni igihombo, ni urupfu. Urugo nta rugo bufite. Kubaka nabi cyangwa gushaka nabi, ubugize igihombo udafite kuzagarura. Cyane cyane iyo uri umukristo, ngwe ku mukristo, kuko abapagani bo yusomye muri Maraki ibice 2:15 niho havuga ririya jambo. Imana ijya kurema umugore umwe ku mugabo umwe, ntabwo byari binaniye gutangaza ikavuga iti umugabo nashake abagore 5 cyangwa 10. Yari kubivuga bigakunda. Cyangwa se umugore nawe nashaka abagabo 7. Ahubwo Imana yategetse ko umugore agomba kugira umugabo umwe, ndetse n'umugabo akagira umugore umwe. Byo ni ihame. Bariya abandi bose uri kugenda ushamika ushyira uruhande rwawe, ntabwo Imana ibemera.
ese turi kumwe? Bariya mugabo uri kugenda uzana iruhande rwawe, uca inyuma y'uwo mwashakanye, ntabwo Imana ibemera. Iyo usomye muri icyo gitabo cya Maraki ibice 15 havuga ko umwuka w'Imana yemeje ko habaho umugabo umwe ku mugore umwe n'umugore umwe ku mugabo umwe. Ibindi byose sinzi aho bikura, ntabwo biri mu ijambo ry'Imana. Nayo mpamvu Bibiliya yatubwiye mu Bakorino hariya twasomye, hatubwiye ngo ariko mu mwami wacu umugore nabaho hatari iki umugabo, kandi n'umugabo ntabwo abaho hatari iki umugore. Biruzuzanya rero. Haleluya. Imana igira gahunda. Nta kintu na kimubona ku isi Imana itavuze. Byose tubonesha amaso yacu biri mu mugambi w'Imana, kandi Imana yagiye ibiha umurongo nuko bikwiriye kugenda. Wizana rero intege nkeya zawe mu rugo rwawe kuvuga uti bino ndabyemerewe, oya ntubyemerewe. Ahubwo Imana yashimye ko umugabo agira uwe mugore kandi n'umugore agira uwe mugabo. Ibindi byose biri guturuka kuri Satani no ku marari yawe. Uriya ubona ngo ntabwo dukwirira, ni ukubera bya jambo nababwiye bwa mbere by'imigisha Imana yaguhaye mu rugo. Nibwo utangiye guhumuka, nyine utangiye kurya ifiriti, utangiye kurya akanyama keza, gakoko keza, gafi keza umugore yahashye yatetse, nyine utangiye kumva ko mudakwiriranye kubera wa murengwe. Ntabwo ariko kuri. Uri kubabaza Imana, kandi uretse no kubabaza Imana namwe ubwanyu ntabwo mwiyorohereje muri ibabazo bwanyu, ndetse n'abazabakomokaho n'urubyaro rwabo muri kurubabaza. Imana yashimye ko baho umuryango, famille, mugabo n'umugore n'abana babe bubaha Imana, bakora ibyo gukiranuka, kuko mu rugo niho tubonera ibyishimo. Mu rugo Imana yateruye ibyishimo byose, ibyishimo byose ibizana mu rugo. Niho honyine Imana yashyize ibyishimo. Haleluya. Niyo mpamvu ushobora gutaha wagize stress yo mu kazi, humva byakuyobeye, byagucanze, wabuze n'uguhumuriza, ariko wagera mu rugo uwo mwashakanye avuga ati karibu sheri, urakaye ko nde butameze neza, agatangira kubwira ngo ihangane. Nta wundi muntu wo kukubwira ijambo rigukora ku mutima uretse Imana yaguhaye, no kubwira ngo ihangane ukumva urahumuritse. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Abandi bose bagutesha umutwe, bakakubwira nabi, bakakurakaza, ariko wagera mu rugo abana baza bakuririmbira, bakubyinira, kavuga uti Uwiteka himbazwe. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, ni kado, ni Imana. Mu rugo Imana yateruye ibyishimo byose ibizana mu rugo. Niyo mpamvu Adamu Imana itaramuha Eva, Bibiliya tubwira ngo yumvaga hari ikintu abuze, ariko ngo Imana imuzaniye Eva mu buzima, ngaravuga ngo kanakara ko mu mara yanjye, iri ni igufa ryo mu bagufwa yanjye, azitwa umugabo, umugore azitwa umugore kuko yakuwe muri ngewe. Izina ry'Imana nirihimbaza. Turashimira Imana kigibona ibyifuzo byacu kandi kabisubiza. Rero bonane uyu munsi Imana ikuzaniye uwo washatse, uwo wakunze, imuzanye mu buzima bwawe kugira ngo mukomezanye runo rugendo kandi mwishimane. Niyo mpamvu mukwiye kwishima, mukwiye kunezerwa. Ni inshuro nyinshi hari abo wabonye, hari abo mwiganye, hari abo mwagendanye, hari abo mwasenganye, ariko Imana yashimye ko uyu munsi Imana iguha Debora mu buzima bwawe. Kandi nawe Debora Imana yashimye ko iguha bonane mu buzima bwawe. Mureke dushimire Imana, tukomere mu matwi. Nawe kandi uri hano, iyo turi mu nyigisho z'abubatsi mpita mubwira nihindukira umubwiro ngo ni wowe Imana yashimye kuza mu buzima bwawe. Ariko nimutaha mugakore kuri uyu munsi w'abagore, umutahaniye akarabo, umutahanira akabombo na ka biswi, umubwira uti ni wowe Imana yashimye ko winjira mu buzima bwanjye. Haleluya. Umubwira uti ni wowe, nyine mwebwe nyine mwiseka, namwe igihe cyanyu kirahari, itariki yanyu irahari. Ni Imana itabesha, ni Imana itabeshya, ni Imana igirwana intambara kandi gatsinda. Nimuhumure namwe izabarwanira izo ntambara zo kutagira ushyira akarabo, zo kutagira ubwira ngo ndagukunda, zo kutagira uganiriza, ukarara wifumbase. Kera nyiri umusore, nanjye ntabwo nashatse ndi mutoya, ariko nubwo nashatse nkuze cyane, ariko abakuru bakunda kuganiriza urubyiruko ati nyamara igihe cyawe cyo gushaka ni umugisha Imana ibishaka kwinjiza muri wowe, ni umugisha Imana ibishaka kuzana. Niyo mpamvu mureba imirimo abantu baba bayihagaritse,
imodoka zigahagarara. Reba imodoka ziparitse hano ku bwa Bonane na Debora, amakote tukayakoraho tukayahanaguza kwa gatanu. Direkina ni twebwe zihanagurira, inkweto tukazihanaguza, ba pastor na ba mwarimu ibintu byose mukabihagarika, ibiro mukabifunga. Ni ukubera iby'Imana yakoze. Abagore mugakenyera, abandi amakositimu mukayambara, utaherukaga gufura agafura. Ni ukubera imirimo Imana iba yagize gute yakoze. Mujye mureka twishime tunezerwe. Ibi bishushanya buryo tuzazamuka mu gihugu cyacu mu ijuru, kandi tuzataha. Ni ukuri aba bageni bicaye hano bashushanya Kristo, tuzicarana nawe rero. Bakristo ni muhumure, hari umunsi umwe tuzataha, hari umunsi umwe tuzataha. Imana ihimbazwe. Uwo nguwo Imana yazanye mu buzima bwawe nuwo, kandi Imana yaravuze ngo mugomba kubana akaramata. Ibindi byose uri kumva ni amajwi aturuka ku mubi, kuko Imana imaze gukora uwo murimo ukomeye wo kubaka umuryango no guhuza umugabo n'umugore. Satani ni yanezerewe, ahubwo yagiye azana ibindi bintu byatuma asenya urugo. Ni ibiki rero bishobora gusenya urugo uyu munsi? Ibintu bishobora gusenya urugo ni ukutumva ibintu kimwe. Umwe akazana ibyo akuye hariya, undi akazana ibyo akuye hariya. Nimuzubaka ingo zanyu ngo zubakire ku bandi, ntabwo uzubaka urugo rwawe rw'umugabo n'umugore byubakiye kuri Kristo. Fondasiyo yo kubaka urugo nta handi dukwiye kurwubakira, ni kuri Kristo, ni ku masengesho, ni gukunda ijambo ry'Imana. Hanyuma ibindi ukura ahandi, dore ko hari runaka byagenze bitya, yamuguriye igitenge cya magana, yamukoreye ibi ngibi. Nigeze mbwira ejo bundi abo ndasezerana, ndabwira ni hari urugo twagiye kunga rwasenyutse ngo naheruka kumukorera anniversaire, ngo nakato yamuzane y'ibihumbi 5 n'icumi, urugo rugasenyuka. Bagabo mwagiye muzitahana buri weekend, muyo munywera, muyo musagura, ukagenda ukanyura hariya Ramani ukayigura ukayijyana, akavuga uti uyu munsi ni celebration yanjye. Na abagore bakunda abagabo babazanira utuntu twiza. Numva Bonane kariya kantu nugaceho. Ntabwo nashoboye gutaha dote yanyu, tuba dufite inama, ariko hari utuntu nyine ubona abantu bahagaze harango ku marembo, udukoko turiho bombo, kariya kabombo ugagura ugashyiraho umufuka, kagura 10, kagura 20, kagura ngaha, ugashyire Debora umubwira uti uyu munsi ni celebration yanjye. Na abagore bakunda utuntu. Bagabo nimwe mbona nimwe mugira uruhare kugira ngo ingo zisenyuke. Umutaniye kariya kabombo gusa, kamubwira uti sheri uyu munsi ninjye nawe durakira akantu mwuzane. Nugataha ubusa amaboko masa, no yutana akantu. Haleluya. Cyangwa nubona na biriya bihumbi 5 bigoye, mushyire basa karindazi ugashushanyaho umutima gusa, karindazi kasenga ugashushanyaho, ugende ubabwira uti mushyire akantu k'umutima gusa, ukajyana ukamubwira uti dore umutima wanjye uraterera mu wawe. Kumubwira gusa ngo umutima wanjye uraterera hehe mu wanjye, ahita avuga ati ya itisirashize no. Sifa kwa Mungu. Ibyo bintu birakomeye. Kwigiye tuba mu mahugurwa rimwe babubatse ingo, umwigisha wacu abwira umugabo n'umugore ko babicaranye, aramubwira ati muhaguruke. Barahaguruka, bari bamaze imyaka 6 7 bashakanye. Aramubwira ngo uheruka kubwira umugore wawe ko umukunda ryari? Cyo mugabo aramureba, bararebana gutya nkuko tugiye kubivuga mu mwanya barebana. Aramureba asanga aheruka kubivuga umunsi basezerana. Nubwo aheruka kubwira umugore we kagira gute amukunda. Mwese ko mugize gute mukazunguza umutwe, uheruka kubimubwira ryari? Ariko reka mbibibutse, mwebwe nawe mbonye ugize gute, ariko mukore mu kiganza maze uze kumubaza ni mutaha, umubaze igihe aherukira kukubwira kagukunda. Ariko abanyamahanga hari hanze indirimbo bajya baziririmba ngo umutima wanjye uraterera mu wawe, ngo dore ngo umusonga ngo uransokera. Abapagani batanakijijwe akamubwira ati ngiye iyo numva umusonga ubusokera muri ngewe. Bibaze umugore, kandi koko nibyo Bibiliya yatubwira ngo umugabo ngo Imana yaramusinzirije mu mbavu zimugize ngo ikuramo urubavu, ngo irangije kurukuramo ngo iruhindira ikiyemo. Kandi abarokore, reka mbibutse, abarokore ni mwebwe mukunda kuvuga ngo ibi bintu ngo ni bishenzi, ngo nta nicyo bivuze, ukabona mbese ngo ngiye ngo nzagusengera gutya. Nushaka uzamugire mu butayu 80 kuri 80 cyangwa 100%, utari watobora ijambo rivuga ngo ndagukunda. Ntabwo Imana izazanga ibikuvugire. Imana yashize muri twebwe ayo magambo yo kubwira abagore bacu cyangwa abagabo bacu kamwe ngo sheri ndagukunda. N'ikimenyimenyi nakuzaniye akabombo, n'ikimenyimenyi nakuzaniye akarindazi kashushanyijeho umutima. Uyu mutima bigaragara ko uterera mu wanjye.
hazavuga ati noneho we ntabwo heruka kubivuga nyine wibera mu gucuruza. Nushaka uzahaha inkoko 100 uzipakira imodoka uzijyane muri firigo, cyangwa umugurire ibitenge bimwe bya bindi bishagirana, ariko utari watobora ijambo rivango ndagukunda, aravuga ati ubu nuwo babigura unca inyuma. Ibiherekeza biriya bitenge, ibiherekeza ziriya nyama zuzuye firigo na ziriya mbuto, nukubwira umugore wawe ukamubwira uti ndagukunda mu 100 menshi. Isi yose niyo yaterana na wakundutira, kandi ibere ryaraguye rigera hano ku buryo yambara n'isutiranye yigemo, ryaraguye rigera ha mama. Si wowe watumye rigwa se? Niwe watumye rigwa, kuko wamuzanye rireze rimeze rike, rimeze neza ashiramo rigafata. Ariko kubera ko wagiye urimanura akubyarira umwe, akubyarira 2, akubyarira 3, akubyarira 4, umaje kubona abo rireze, tangiye kuvuga uti wowe ndabona byararegutse. Niwe wabireguye. Mureke dusenga n'Imana. Nari nimo kubibutsa ko kubaka urugo, ikintu gituma ingo nyinshi ziri gusenyuka uyu munsi, ni ukubura kubwirana neza. Nimwongere mwicare mubwirane neza, mubabwirane amagambo y'urukundo, mubwirane amagambo yayandi mwabwiranye. Umunsi umwe umugore umwe yaradusekeje, umugabo yaramutonganyije, yaramukwena, bigera igihe cyo gutandukana no kujya kuregana mu nkiko ngo bakore divorce. Umugore aramubwira ati sheri, ati gasheri, mbese atangira kumutuka, wa mu mwanya mutoya tukaganira, bitari hafi hano, ati ndawuguhaye. Baragenda baricara, ya magambo yose bavuganye bagitangira gufiyansanya, ya magambo yose baganiriye, umugore yaragiye ajya kuri printer ya imprintinga, ayo yamwandikiye muri message arayasohora yose, ayo yamubwiye yose arayakurayo, arayafunga yakora igitabo. Baragenda baricara, bicaye aramubwira ati ndagira ngo usome aya magambo. Umugabo arayasoma, aravuga ati ninjye wayabwiraga cyangwa nundi? Ese naba naraguraniwe? Ururimi rwambwiraga asama turebe ko ari urwo rwawe koko kwe. Se wa mugabo, hariya magambo abwiraga uriya sheri wawe kijyagiye, ni ururimi rwawe cyangwa nurundi baje bagutera? Ushobora kuvuga utari ko pastor noneho ko yatwibasiye kandi nawe ari umugabo. Ntabwo ari abagabo gusa, ahubwo namwe bagore. Bibiliya iratubwira ngo mugandukire abagabo banyu ngo nkuko itorero rigandukira Kristo. Nkuko tugandukira Kristo, nkuko tugira ibihe by'amateraniro n'amasengesho. Njya mbona abagore bahindishije n'ababiriya n'indirimbo ngo nabaririmbyi, ngo nabanyamasengesho, ni bande bagiye kizabonwa, ni bande bagiye mu butayu bwahe. Ariko wagera mu rugo ukavuga uti si wa wundi wasengaga ya masengesho, ni wa wundi waririmbaga za ndirimbo, ni wa wundi wavugaga ya mivugo y'urukundo. Ugasanga mu rugo ni gica, ugasanga umugabo umwe aranyura handi akanyura hariya. Nimereka twongere dushake ibintu byatuma ingo zacu zizamo uburyohe. Zizamo iki? Uburyohe. Kandi birahari, ni bitona nubwo binagoye. Sinabahaye ingero zabaga icyo mwakora. Abagore nabo biteguye kukugandukira, umugore yiteguye kukumva no kugutega amatwi. Ariko igihe cyose uzamubera umujusharira, na handi uturutse kuri Satani. Kamvuga ka kabiri dusenge kuko amasaha yagiye kandi nzi ko mugiye resebusiyo, ariko ntabwo nasoza nababwira ko ikintu kindi gituma ingo zisenyuka ni ukutizerana. Kutizerana. Ingo nyinshi uyu munsi ziri gusenyuka kubera kutizerana. Ariko ibaze mu myaka Debora amaze, mu myaka Bonana amaze, nta muntu waragiye undi ngo avuga ati ndagucunga. Ariko uyu munsi ikintu kigendana no gucungana, ku buryo umwe ahaguruka agakurikiza undi amagambo ati undebere uriya muntu mukorana mu biro, undebere uriya mugore ukorera kwa runaka, akamushyiraho n'ingenzi. Ku buryo anataha mbere yuko ashyira hariya telefone akatangira kujya gufungura ngo areba abantu bandikiranye za message n'ibyo bavuga. Noneho polisi yasize undi itegeko cyo kubihanira. Kureba muri telefone y'undi atabiguhereye uburenganzira birahanirwa. Simwabikurikiranye.
bigira gutemwe birahanira. Rero ikintu kizatuma ingo zanyu zubakwa neza kandi zikarama zikamara n'igihe mukabana karamata nuko ijambo ry'Imana bitubwira, nuko muzizerana ku buryo bonana atega indege bakaguherekeza akagukorera safari ukagenda ugatega indege, Debora agasigara umutima utamudiha ati noneho baramunwaye, kandi wanamuherekeje bamutwaye bajyana he, akavuga ati kubwo byiringiro mfite uko tubanye niyo yabazanye zahabu zingana iki nta muntu wamumutwara. Aho siho sawara, ariko igihe cyose azurira indege ahagiye mujya mundebera hana, mujya mundebera hari, mujya mundebera hara, byarangiye. Ingo zacu zikwiye kubakirwa ku cyizerane, mumvugire ngo amen. Kubakira ku cyizerane, ko umugabo wanjye naho yaba ari mu bagore 100 ndamwizeye nagazanciye. Ariko abagore uyu munsi umugabo aragenda bagasigara bahangayitse, azagaruka mukurikiye isengesho, muhambiriza isengesho ritamufasha ntabwo nta wundi wamufata. Imbaraga z'Imana zimufate zimukingire. Abagabo twebwe tugira amaso areba, ariko abagore namwe ngira murayagerara, namwe mugira amaso areba. Twebwe amaso yacu arareba ku buryo ahera hasi hari akazabuka, ubwo se uzareba ugereze. Uyu munsi muri Kigali hari n'abambaye tuni busa kure. Mugabo umwe yigeze abwira ati jya ureba umurebe ariko nugatinza aya maso, jya ureba gusa uhite wikomereza, ariko nukomeza kumureba cyane ukazajya unahindukira ugakomeza paka imodoka zigiye kukugongera, wajya ugakebuka umugore wawe ko Imana yamuguhaye ngo bagore mugandukira abagabo babo, namwe bagabo mukunda abagore babo nkuko Kristo yakunze itorero akagitangira. Iri jambo ni ijambo rikomeye bagabo, uzi ko Imana iduha inshingano zo gukunda abagore bacu kugeza igihe twanabitangira. Wari ubizi? Imana iraha inshingano umugabo uri hano gukunda umugore we kugeza igihe banamubambye kuri uriya musaraba muri kureba aho ngaho, kawuzamuka kubera umugore wawe. Kristo yakunze itorero kugeza igihe Imana ubwayo Bibiri tubwira ngo imwima mu maso bamukubita ingoni zitagira umubare. Reka mbaha akantu gatoya, mwese nabonye hano murimo mukuze. Ibaze Kristo yakunze itorero kugeza igihe bamujyana mu isoko rya Nyabugogo, hariya Nyabugogo niho nabonye haba abantu benshi bamwambura ubusa. Murumva urukundo yadukunze urukundo rutuma bamwambura n'ubusa, ariko aremera aravuga ati ntacyo, ariko uriya muntu nzamucungura. Imana irabwira Bonane kugira ngo akunde Debora kugeza igihe yakwemera akabambwa no kumusaraba. Murumva byoroshye? Mwebwe mugira ngo ni ibintu byoroshye, ariko ni ibintu bikomeye. Reka tuvuge ngo Imana izabibafashemo, ariko wese wavuze ngo nanjye izabimfashe. Uyu munsi mwabyerekeje kuri bo, ariko wowe ibaze Imana ibigufasha mute? Wowe urwawe rwubatswe rute uyu munsi? Ubu wasanga ndi no kuvuga ibi mwaraye mugiye mu rukiko kwa divorce, uvuga uti turahararukanyijwe. Uyu munsi rero murabizi ko ni 50 kuri 50, ntacyo urukiko rwitaho ni ukubipasura nyine ugatwara hariya nure. Ariko Bibiliya tubwiye ngo icy'Imana yafatanyirije hamwe nakagira umuntu ugira gute gitanga. Ndaje mu mwanya tubirahirira, ariko uwo mwuka mu cyahe mu izina rya Yesu. Ikintu kiri kuzana amakimbirane yo gutuma ingo zisenyuka. Abana banyu bakitwa za mayibobo kandi bafite ababyeyi. Abana banyu bakabura babarihira Meneriva kandi mwarababyara. Abana banyu bakabura bababwira ati turabakunda kandi ari urubyaro rwabo. Mutangiye kubagabana nk'abagabana inka za kera zabaga zaguye mu myobo. Wacu nira umutara inka yabaga yaguye nyine kera bakaza bakazica amasuka babateka agapande nakanja kanakanja. Niko namwe muri kwigabanya abana babo. Uyu nzamurera n'unzamurera kubera iki? Uwo ni umwuka uturuka ku mubi.
nimurwanye mu izina rya Yesu. Bibiliya tubwira ngo nimurwanye Satani azagira ate? Azabahunga. Ariko mwegera Imana nayo izagira gute? Izabegera. Bakristo bene data, tugeze mu bikomeye by'ingo ziri gusenyuka, kugeza igihe na leta nayo ubwayo byabayobeye, bavuga ati niki twakora? Mu buri munsi turajya mu mahugurwa yo kureba ukuntu twigisha. Aba bana mbigishije amezi agera kuri atatu mbaza mbigisha mbasomera ibyanditswe, nshaka udutabo mbabwira dore muzubake gutya, dore muzagende gutya, muzabikore gutya. Niko leta iri kudusaba ngo twongere inyigisho z'abubatsi b'ingo, kuko ziri gusenyuka biteye ubwoba. Nge nabanje kugira ngo nini by'abantu batanakijwe bataba mu nzu y'Imana batavuga dawe uri mu ijuru ndakuratumana na data twese uri mu ijuru. Reka da n'abarokora arajya ati ndakwiyamye. Uyu munsi nibadutandukanye. Ukwibaza uti pasteur basezeranye kwa kangahe? Pasteur wabasezeranije n'uwaye? Nitwe dufite ikibazo, kandi ikibazo ari mwe mugifite. Ndashaka gutandukana nawe uyu munsi nari nahenye n'inyuma, aguma mumugumane mumufungirane hari umuhoza ku nkeke, ninde ni uriya rugo, ninde. Ibyo bintu biva ku mubi. Izo nkeke ni muzihagarike. Imana irashaka urugo rw'amahoro. Niho honyine Imana yashyize umunezero, niho honyine Imana yashyize urukundo nyakuri, niho Imana yazingiye imbaraga zose z'ibyishimo n'umunezero, ni mu mugabo n'umugore. Haleluya. Mureke dusengane Imana. Bahaguruke dusengane Imana. Usengera urugo rwawe, usengera abana bawe, usengera umuryango wawe, kugira ngo Imana yongere ishyire mu buryohe, ishyire mu buryohe, ishyiremo ikirungo. Uyu munsi ni umunsi w'abagore, mutahanira akantu mubwira uti sheri, uyu ni umunsi wawe na anniversary yawe. Basi niba nta n'amafaranga ajya hariya hano nabatera indabo, hano nahateye indabo, genda ushaka akarabo kagendana mu mufuka basi ukamushyira, kabahera ku buntu rwose. Abadagone bafashe, genda mugasorome hariya hari indabo nziza, ukamushyira uti dore sheri akakarabo ndibuka cyagiye twasezeranaga, urasa nk'aka karabo. Ako kantu gusa umugore avuga ati sheri ndagukunda. Mwe murashaka kugira ngo bakugandukire ntacyo wakoze. Urukundo narwo ntabwo ari ibintu bipfa kwizana, ruturuka mu bitekerezo bikazaza paka bigezeho bihurira nyine muri santere y'urukundo. None urashaka kugira ngo bireme mu rukundo gusa. Imana twongerera imbaraga zo kugira ngo twongere twubake urugo rwacu nk'uko bikwiriye. Reka dusengane Imana. Mana yacu turagushimiye, uduhaye umunezero muri iri teraniro waduteranirije ry'ubukwe bw'abana bacu. Ndavuga Mutoni Deborah ndetse na Bunane urukundo. Turagushimiye Mwami, turagushimiye niyo washimye ko bahura bakamenyana bakakundana. Uyu munsi bakaba babyeretse imiryango n'itorero, wagize neza kubarinda. Natwe dukuyemo icyigisho gikomeye cyane cyo kumenya ngo ndetse n'iki kiri gusenya imiryango, n'iki kiri gusenya ingo, n'iki kiri gutuma abantu batandukana, barashakanye, barabanye, babyaranye. Twamaje kumenya ko bituruka ku mbaraga z'umubi. Aka kanya utwemerere, Bibiliya tubwira ngo icyo duhambira mu isi no mu ijuru kizahambirwa. Duhambiriye izo mbaraga zose z'abadayimoni, dukubise hasi imbaraga zose za Satani. Uru rugo nirwongere rubeho, turaruremye. Uru rugo turaruremye, turinginze Kristo rutahemo. Mana Data n'Umwana n'Umwuka Wera wongere wicaremo, wongere ubakundishe kugukunda no kukubaha no kugukorera. Ibyo bitume bongera kubakira urugo kuri wowe, kuko twamaje kumenya ko ugubatswe nawe ni rusenwa n'umuyaga, ahubwo ruhora rukomeye kandi kuko ni we fondasiyo, ni we buye, ni we byose dukesha byose. Niyo mpamvu dusengeye inzingo ziri gutandukana. Twamaje kumenya ko wowe ubwawe waravuze ngo nimubane ntahazagira ikibatandukanya, ariko uyu munsi hari ibiri gutandukanya ingo. Turasenze Kristo kugira ngo uyu munsi wongere wubake izi ngo kandi zihame, zubakire kuri wowe. Urakoze kubikoze kandi urakoze kubanye natwe. Dusengeye n'uru rubyiruko rwacu Mwami, turabasengeye kugira mu gihe gikwiriye cya kindi wagenye, kuko ijambo ryawe nirihera nk'uko baririmbye, kandi bategura amashimwe kuko uzagushimira ubwo uzakora imirimo ikomeye. Uyu mukobwa ugakomeza kumurinda, n'uyu musore ukamurinda. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Aba babyeyi bakazabaherekeza, nyamakora arakabaririmbira, abapasiteri tugahagarira imbere yabo tubahesha umugisha. Ibyo bizatunezeza.
tugukoma amashyi tugushimira kuko uri Imana yumva kandi Imana ikora. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu urakoze. Twese tuvuge ngo amen. Kadusabe Urukundo Bonane ndetse na Mutoni Deborah abahaguruke mbere yuko barahira ziriya ndahiro twabahaye. Tubanze twongere tubibutse izishingano zabo nubwo twagiye tuzivuga, ariko uyu munsi nimwe mwaduteranyirije hano, ni mwebwe mwatumye tuba hano. Reka nongere mbibutse, nubwo nagenzi bibutsa kandi zibabwira, ariko reka nongere mbibutse ko mukwiriye kubana kandi mukabana akaramata. Nubwo nagiraga gucya, ariko va ku giti dore umuntu. Uyu munsi ni mwebwe muduteranyirije hano, ndagira ngo nongere mbibutse ko mukwiriye kubana kandi mukabana akaramata, mukabana mu cyumba kimwe, mukabana ku buriri bumwe, mukabana mu ishuka imwe. Bibiliya yatubwiye ngo ntago mukiri babiri, ahubwo muba mubaye umwe. Ngo icyo Imana yafatanyije hamwe ntihakagire umuntu ugira gute ugitana. Ndongera ndabibabwiye, mu cyumba kimwe mbona murarebanye, ariko twamaze kumenya ko hari ingo nyinshi zitakibanye, ahubwo ibyumba byabaye byinshi. Ariko uyu munsi ndongeye mbwiye abana bacu ko bakwiye kubana mu cyumba kimwe, ku gitanda kimwe, no mu ishuka rimwe, kuko ibyari babiri bigomba kuba imwe. Kandi nongere mbabwire ko Paulo yabwiye Abefeso hariya mu bice 5 umurongo waho wa 22, yarababwiye ngo bagore mugandukira abagabo banyu ngo nkuko mugandukira umwami wacu. Nukuri uyu mukobwa Deborah Mutoni ni umukristo hano, ni umuririmbyi, ni umunyamasengesho. Igihe kinini nazaga hano mubona ahangaha. Kiriya gihe rero wagiye uza gusenga, uza kuririmba, dore gandukira umugabo wawe. Bana ishimwe ko murebanye, mugandukire kandi ngo muri kutansubiza, muri byose hatabuze na kimwe, kuko umugabo niwe mutwe w'umugore. Ndabizi ko mwagiye mu murenge twanatumye attestation zanyu, ndabizi ko ari 50/50, ariko mugore gandukira umugabo wawe, umwubahe, umukunde. Kandi ni nawe mukiza wanyu, ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, abarika abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bonane nawe bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akagitangira, ngageze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, agishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umuhanyana. Nkunda kubwira abasore bacu, babwira ngo dore ukuntu umukobwa wacu mujyana, dore ukuntu Deborah ameze, ariko umurinde umwanda, dore arera. Reba umwenda yambaye, ukuntu wera. Nyine Bibiliya ibyita umufasha, ariko ntabwo ari umuyede, siko bafundi buvuga. Ntabwo uyu mugore tuguhaye, ntabwo Deborah ujyanye ari umuyede. Ukwiriye kumukunda, ukamukunda kuko Kristo yakunze itorero kugeza igihe agitangiye, kugira ngo ageze agishyire ridafite ikizinga cyangwa umuhanyana. Ko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo. Ibintu bikugenda bibananira kubera uko mugenda mutakaza ubwera bw'Imana muri mwe, uko mugenda mutakaza imbaraga z'Imana n'amasengesho muri mwe, niko bihindukira ingo zabo zigahinduka umwaka, kubera ko mwarakuye igikomeye mugashyiramo ibidakomeye. Igihe cyose urugo rwawe uzagukuramo Imana ukarusimbuza ibindi bintu nazi, uzamenye ko rwasengutse. Nimwongere mugarure Imana mu ngo zanyu, mwongere mugarure urukundo mu ngo zanyu, nibwo bizeye. Deborah na Bonane, urugo rwanyu mushyiremo Imana, murushyiremo umwuka wera, byose bizemera mu izina rya Yesu. Natinze rwose n'icyo ndagira ngo murahire rero zino ndahiro.
mikorofone bayiguhaye mbere yuko ufata urwo rupapuro banza ufate mikorofone yonyine hanyuma urambura ikiganza cyawe cy'iburyo uri buze kumbwira ngo urabyemeye cyangwa urabyanze mbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yayo ndakubaza wowe uw'urukundo mbonane ko wemeye kubana n'uyu Mutoni Debora ngakubera umugore ushyigera mu itorero uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana haba mu mubabaro cyangwa mu munezero arwaye cyangwa ari muzima mubyaye cyangwa mutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene uzakomeza kumubera umwizerwa udateshejwe ku nshingano zawe muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye niba ubyemerera mu kiganza cyawe cy'Ukristo ndabyemeye mukomere Imana amashyi mu ishuri ryawe akoze cyane nawe Debora agiye kukubaza mbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yayo ndakubaza wowe Mutoni Debora ko wemeye kubana n'uyu w'urukundo mbonane ngakubera umugabo mushyigikira mu itorero uzabana nawe mu rukundo umugandukira ukurikije itegeko ry'Imana haba mu mubabaro cyangwa mu munezero arwaye cyangwa ari muzima mubyaye cyangwa mutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene uzakomeza kumubera umwizerwa udateshejwe ku nshingano zawe uzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye niba ubyemera mu kiganza cy'Ukristo ndabyemeye mu mukomero mwinshi cyane n'umushimire ariko mujye mureka twishimire ubukwe buranezeza kubona abana bacu bahagaze imbere ntabwo mubona ko binejeje mureke tubakomere amashyi tubashimire Bonane twikurura Debora mutwikurure indahiro ugiye kurahira none ubu mureba neza atari ibintu byo kuba ari mureba gatimba ari muri ibyo bintu bituma utamwitegereza urahira umureba neza uvuga uti ni Debora kwera muto Imana yamana barimbye mwe mushyira agakoraza Uwiteka arakwibutse mukobwa w'i Yerusalemu dora kwaguriye imbago rekeraho kurira Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse Amen. Uwiteka arakwibutse mukobwa w'i Yerusalemu dora kwaguriye imbago rekeraho kurira Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse dora kwaguriye imbago rekeraho kurira Uwiteka umuremyi wawe arakwibutse Bami baho umugisha cyane barakoze Uwiteka baguriye imbago kandi abahaye umugisha twese tuvuge ngo amen aragufasha urwo rupapuro hanyuma urahire ibintu byose ni wowe ugomba kubanza fatisha ukuboko kw'ibumoso iyo mikorofone urambure ikiganza cy'iburyo urahira iyo ndahiro njyewe uw'urukundo Bonane nsezeranye n'imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu
Mutoni Debora ngo ambere umugore dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagore, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabimfashamo. Amen. Amen. Mana igumugisha cyane. Nawe muhe iyo ndahiro, nawe afate arambura ikiganza cy'iburyo arahire. Jewe Mutoni Debora sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu w'urukundo Bonane ngo ambere umugabo dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye, tuzabana tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa umunezero. Nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagabo, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabimfashemo. Amen. Mubakomere mu mashyi menshi cyane, mubashimire. Bose bashoje bavanga Imana izagira gute? Izabibafasha. Imana niyo izabashoboza. Muzana impeta. Indahiro yabo ishyigikizwa no kwambikana impeta. Impeta ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane. Ubo warashatse ukamushakisha ukamubura, ariko uyu munsi mwese Imana yabahuje. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Impeta kandi yambikwa nyine ku rutoki, ku kuboko kw'ibumoso, ku rutoki rwa kabiri uvuye ku gahera. Ndagira ngo afate impeta yaguteguriye, ndavuga Bonane, bagufashe mikrofone. Pare aze amufashe mikrofone. Aho hari amagambo ahari ushobora kuyavuga cyangwa ukamubwira ndi y'urukundo mwagiye mubwirana, ariko itorero ryabateguriye andaho kugira ngo mutazagira ikibazo. Hanyuma urigera hariya pare, hagarara iruhande rwawe. Yego. Njyewe w'urukundo Bonane mwambitse impeta y'urukundo, musezeranya ko mweguriye ibyanjye byose. Bihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. 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 Turashimira Imana cyane. Wakomera mu mashyi cyane. N'abana beza cyane. Barabikora neza cyane. Mufashe tubashimire. Hanyuma kandi na Marenaze agufashe nawe, Debora nawe akwambika impeta nk'ikimenyetso cy'ubwizerane ko nta kintu na kimwe kizabatandukanya. Ntabwo wabonye ukuntu yamufashije neza? Bikoremo oya, ngwino hano. Ntabwo wabonye ukuntu uri yabikoze neza? Hanyuma amanura hasi gakeya kugira ngo amafoto bita Jewe Mutoni Debora mwambitse impeta y'urukundo, ngusezeranya ko mweguriye ibyanjye byose, bihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. 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 Bashimire cyane. Ndagira ngo tubasengere. Badiyakoni badufashe ariya meza aveho. Byose basezeranye bavuga ngo Imana izagira gute? Izabibafashamo. Twese nk'itorero rero, ibyifuzo byanyu mubihagarike pe, twabisengeye kare. Ahubwo mureke dusengere Debora na Bonane.
twese duhagurutse tugiye gufatanya dusengere abana bacu, tubasabire umugisha. Icyo wumva ushaka gusabira uru rugo ugisabe, ni umwanya wawe wo gusengera runo rugo Imana yubatse, kandi turabasengera bapfukamye bafatanye mu biganza kugira ngo Imana ibafashe. Ndahiro barahiye Imana izabafashe, izabashoboza. Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, turanezerewe uyu munsi wa none, tunejejwe n'Imana mu mitima yacu kubw'ubuntu n'imbabazi tugiriye. Tugushimiye kubw'urukundo Bonane warinze mu gihe cy'ubusore, kamurinda muri kiriya gihe kirekire kingana kuriya, kamurinda kwiyanduza, ukamurinda kamara kugukorera akaba umurimo wawe. Kandi niko wabigiriye n'umutoni Debora, uramurinda kugeza uyu munsi wa none. Muririmbyi ni waririmbye aravuga ngo ntacyo umutima udushinza, wakoze ibikomeye ku buzima bwabo, natwe turishimye. Turambuye ikiganza kuri bo tubasabira umugisha w'Imana, baberewe no guhabwa umugisha uturutse ahera. Uwo mugisha turawasabiye, tubatuyeho umugisha w'Imana, tubirukanyeho imbaraga zose z'abadayimoni. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye. Aravuga ngo ahangaha niho mboneye imbaraga z'Imana, kandi tubashyizeho uburinzi bwawe. Uru rugo utangije uyu munsi turasenze kugira ngo imbaraga z'Imana, umwuka wera nizibe muri uru rugo, ubarinde imbaraga zose za Satani. Bitavuga Imana n'ibiceceke mu rugo rwawe. Twatuye umugisha muri uru rugo, ruba urugo rw'umugisha, urugo rugendwa. Bazabona umugisha wawe mu rubyaro, babyare hungu na kobwa. Ndabizi ko ari wowe utuma abantu batwita kandi ugatuma banabyara. Uru rugo turusabyemo umugisha. Tuvuguruje imvugo zose Satani yaba yaravuze ku bana bacu, imvugo zose Satani yavuze kuri Bonane urukundo, turazivuguruje mu izina rya Yesu. Tuvuguruje imvugo zose n'imigambi yose Satani yaba yaravuze ku mutoni Debora, kubw'ububasha duhabwa n'Imana. Turatangarije itangazo, turitangarije Satani n'abakozi be. Aba ni abana b'umugisha, ni abana b'amasezerano, ni abana bavuzweho n'Imana, ni abana Imana yahaye amasezerano, ni abana Imana yahaye amasezerano uhereye bakivuka. Mu bana bavukana nabo hari amasezerano meza wasezeranyije Bonane, hari amasezerano meza wasezeranije Debora. Barakubashye, nawe ubakoreye ubukwe, kandi ni ubukwe bw'umugisha. Twabibonye ko ubukwe burimo, niyo mpamvu natwe duhamagaye Imana kugira ngo uru rugo rube urugo rw'umugisha. Uzabaho umugisha mu byo bazagerageza gukora, ari muri iki gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo. Bazaba umugisha, bazabera umugisha karitsiye bazaturamo, bazabera umugisha itorero, bazabera umugisha igihugu, bazaba abajyanama b'abandi. Uzabasumbisha abandi nk'uko ijambo ryo ritubwira, ngabakubaha abo ngabo niko ijambo ry'Imana ritubwira mu Gutegeka kabice 28, ngabo ngabo uzabaha umugisha, ngo kandi ngo uzabasumbisha amahanga. Sifa kwa Mungu. Ibi ni ibiganza turambuye ku bana bacu kugira ngo uhereye umunsi wa none imvugo yawe ni ihame, ibyo wavuze urabikoze, turabigushimiye. Kandi bagipfukama bagisenga, ujye wumva gusenga no kwinginga kwabo. Niba guhamagara ujye ubitaba, niba gutabaza ubataba. Ntuzabe kure yabo, ahubwo uzature muri bo, ugendere muri bo, korere muri bo. Imirimo yawe yose izakorekere muri urugo rwa Bonane na Debora. Hanyuma bazahaguruke baguhimbaze, bavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Bazaturiye akanwa kabo bavuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, none natwe turishimye. Uzabaremera amashimwe nk'uko korali Genese yabivugaga, koko bazarema amashimwe, iminwa yabo izagushime, n'ibikorwa byabo bizagushime. Urakoze Mwami kubikoze, urakoze kubagiriye neza. Natwe tubisabye Imana Data twizeye izina rya Yesu Kristo. Twese tuvuge ngo amen, amen. Bahagurutse neza, muhobere rwose, muhobere mbere yuko tubahobera, muhobere Imana yabahaye umugisha. Mubakomere mu mashyi cyane, mushimire Imana. Hanyuma kandi n'abakozi b'Imana babashimire cyane kuko muhesheje Imana icyubahiro.
reka mubwire Bonane ntihagire n'agasantimetero kongera kuboneka hagati yawe na Debora. Uyu munsi reka mbabwire bibe nka urabona ukuntu ufunga igikwasi kakacomekana, wenda birashoboka ko bitemeraga ariko uyu munsi byemera. Ntihagire n'akantu k'agasantimetero gato, mbese umwibikeho muri ya magambo y'iki gihe, umwibikeho ku buryo nawe murambura ibiganza byanyu mwambaye impeta babashimira. Ngo ni ukubabwira ngo uyu munsi byarangiye. Birashoboka ko wari ukitekereza kundi kuri bo, ariko uyu munsi amagambo yose aceceke. Byagize gute yemwe? Byarangiye. Reka nanjye mbiheshe umugisha kandi nanjye mbihamye ndi imbere y'Imana. Mufatane muri cya kiganza, mwafatanye kandi oya iki cya hafi. Njyewe Pastor Kamani Nyasi kubw'ubasha mpabwa n'Imana ndetse n'itoro rya ADEPR mu Rwanda, ndemeza ko kuva uyu munsi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2025 urukundo Bonane abaye umugabo w'Umutoni Debora, kandi ko Umutoni Debora abaye umugore w'urukundo Bonane. Nuko Imana yafatanyije hamwe n'akagira ugitanya. Uwiteka abaye umugabo gushyingirwa kwanyu, mbikoze mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Bagifatanye kandi ko murekurana vuba, ndagira ngo mbasomere ijambo ry'Imana ryo kubahesha umugisha dusanga mu gitabo cyo kubara ibice 6 umurongo wa 24. Haravuga ngo, ese turi kumwe? Uwiteka abahe umugisha abarinde, uvuge ngo amen. Kandi Uwiteka abamurikishije mu maso he abagirire neza. Uwiteka abahe amahoro. Uwiteka abarebe neza. Uwiteka abahe iby'imitima yanyu yifuza. Muvuge ngo amen. Ndagira ngo mutambuke musinye muri iki gitabo, mufatanye gutyo, mwongere gucikana. Abantu babambariye babaye hafi y'urukundo Bonane na Debora. Ntihagire umuntu wongera kumva ko hari n'akantu gatoya kagira gute kabisoba. Imana isezeranya yarangiza igasohoza, aho umuntu yibona nta nzira, iyo n'ibizifite nyinshi kandi bikora. Duhamagare kandi shimiye Imana Fisto gutenebuka kw'imitima yacu. Mana shimwa shimwa, himbazwa amabara ni wowe gusa. Duhamagare kandi Mana shimwa, duhamagare Muderi Aimable. himbazwa amabara ni wowe gusa ukwiye. Mana shimwa Shima kandi himbazwa amamara ni wowe gusa. Nema Immaculée shimwa shima Mana we himbazwa amamara. ni wowe gusa ukwiye. Okay, duhamagare kandi Mugwaneza Gertrude. Kumudakomeza Ya ritamuruye mwijima urahunga, inyenyeri y'igicu umucyo ihagarara mu rugo. akoze cyane. Ndasusuruka shira nimbeho, nanjye gira ijambo nawe nijoro.
nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, narebera ku madirishya abandi bataha. Yesu tarobanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye. Indirimbo izageza he, bituma mpinduka urugero rwiza rwubaka, ahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero, kandi mfite amasezerano atabarika abaye. murakoze cyane, turashimira Imana. Itorero rya Rehobotse paruwasi ya Remera twabateguriye certificat de mariage, icyemezo cyo gushyingirwa. Abana bacu turabakunda, bitwaye neza, mubakomere mu mashyi cyane mubashimire. Ni abakristo bitwaye neza, abazabakomoka bazajya bagati do twitwaye neza, namwe muzagira gute twitware neza. Mwakoze cyane, turabashimiye, bana bamugisha cyane. Ngaruka hariya kugira ngo tubahe ituro ryo gushyigikira umuryango wawe. Haleluya. Kadushimira Imana nanone tuyikomera amashyi, ababyeyi bavuze impundu. Imana idukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Haleluya. Itorero ku miryango twuzuye amashimwe, Imana nishimye. Aba rero ni abakozi b'Imana, batambuke tubakoreshe, hanyuma utarabatwerereye, wewe watwereye ukumva ko urugo rukwiriye gukomera, wongere ugira icyo ukora. Bakira abashyitsi neza, ntabwo ari amaturo, ni ugushyigikira urugo. Mwikore mubikunze. Korari mukomeze turamye Imana, kandi mukomereze aho mwari muri. nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirishya abandi batamba. Yesu tarobanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Indirimbo yanjye yahimba ntuzangeza he, bituma mpinduka urugero rwiza rwa Zaburi ndirimba siya Dawidi. Zaburi Haleluya. Siya bena safu. Nimba mutima. Sawa, tugende dutya. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakaba. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso ukure bakaba
ntukoze isoni wowe ntuduhemuka kandi ntukoze isoni hamwe ikuzo mana yawe mana we wowe ntuduhemuka kandi ntukoze isoni hamwe ikuzo mana yawe amen. Nifuza ko abadiyakoni babakira maze bagatambuka bakaza muri korali ngo ni abaririmbyi. haleluya. uyu ni umunsi wa bonane, muraza kwihangana tumwakire. ni umuririmbyi muri korali Genesis dukunda kandi cyane, ufite umumaro korali. araza ajyemo hano hagati imbere, we n'umufasha we, ni n'umunsi we mu mwanya hano. abaririmbyi baturutse muri korali Messengers, abaturutse muri korali inshuti za Yesu ku mudugudu dukora umurimo w'Imana, abagaragiye bonane mwese muzana ku ruhimbi dushyigikire bonane, muze turwuzure. abaririmbyi baririmba muri worship buri hano ndi kuhabona, baririmbana na Deborah ndi kuhabona, bazi hano nabo bazi hano, twese dushyigikire bonane, ubundi byibuze Imana iturebe neza. Saba murakoze, muze mwirukanka munyarukije, bazi mu mazina nibatinda ndabahamagara. Saba murakoze. abakobwa bagaragiye Deborah muhaguruke muze hano ku ruhimbi. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Yes, Lord,
yaboneka Eliya, haleluya, na Morodekayi yakuye Isiraheli iyo murage muta iyo Egiputa, basogokuruza yego baramutubwiye ko yagendanye nabo, haleluya, akababeshereza yaboneka Eliya ahibazwe Kristo na Morodekayi akura yakuye Isiraheli iyo iyo Egiputa, nabura nabura guseruka ikomeye kwameye intwari imari munara nabura guseruka kwameye imari munabara arashoboye ahibazwe Kristo n'Imana ushoboye byose. umunyembaraga uwo munyembaraga ubwire nibe ni Yesu akora ibikomeye nanjye ndabiraga natwe turabahaza ubwire uwo munyembaraga nibe ni Yesu haleluya akora ibikomeye nanjye ndabiraga natwe turabahaza umunyembaraga uwo munyembaraga ni Yesu akora ibikomeye nanjye ndabiraga natwe turabahaza nabura nabura guseruka kwameye imari munabara arashoboye nabura nabura guseruka kwameye imari munabara arashoboye nabura guseruka kwameye imari munabara ahibazwe arashoboye intwari munambara arashoboye ukuri azi gukora cyane intwari ntakimunanira intwari ntakimunanira nabura nabura guseruka umugore mwiza, havamo umusore mwiza n'uyu, havamo ibintu byiza, bari abana bacu kandi n'abakristo. Tubakomere amashyi tubashimire. Imana ikomeye, Imana
kugira uwo muzabana bikemera twongere tuyishimire Imana. twebwe yacu tuyitanga nonaha turabashyigikiye bana bacu tuzagira urugo rwiza kandi Imana izabahira muri byose. Ndagira ngo twese duhagaze dusenga Imana turabajya imbere hanyuma namwe mukurikiyeho bakomeze ibirori byabo na reception aho bateguye. Namwe turabashimiye mwese mwaberewe mumeze neza mwabashyigikiye namwe Imana ibashyigikiye kandi Imana ibahumisha mu izina rya Yesu. Mana yacu turagushimiye ibyo wadukoreye uyu munsi biratunejeje cyane. Tugushimiye kubw'ubukwe bwa mwene data w'urukundo Bonane n'umutoni Debora bana bacu warinze. Uyu munsi beretse ibirori ari muri dote ari no mu nzu yawe basezerana barahirana indahiro nziza yo kubana akaramata. Turagushimiye kandi ko warinze n'iyi miryango migari uyu munsi bakaba ari hafi yabo. Warakoze cyane tubasabiye umugisha ukomeze kubaho umugisha n'umwanya wundi ukurikiyeho wa reception bakomeze kwishimira ibyo wabateguriye ibirori byiza wabaremeye uze gusozana nabo babone imirimo ya no gukora kwawe bakomeze kugushimira uri intwari mu ntambara niwe wakoze ibi ngibi kandi n'ubu uracyakora mu rugo rwabo izina ry'Imana nirihimbazwe. Basabiye umugisha baherekeza amahoro imodoka bagenda mwirinde kandi n'abandi baza gusubira ku macumbi yabo. Mwuka wera urukundo rw'Imana imbabazi z'Imana zikomeze kubana nabo. Turabasengeye kugira ngo ukomeze kubafasha muri byose baremere ibyishimo kandi umunezero wawe utanga ukomeze gusaba imitima yabo. Urakoze kubikoze ni kubwa Yesu amen. Barindi bakomeze bahimbaza amashuri wize Asezeranye nawe kwawe mu biganza byanjye ubihe bikomeye mu ruhande rwawe mu biganza byanjye abana bawe ari mu biganza byanjye mu biganza byanjye kubaho kwawe mu biganza byanjye amashuri wize ari mu biganza byanjye ubutunzi ufite Imana